Ku izina ry'Imana dutangira imponyera imbabazi. Abadukurikira, abadukunda, mwaramutse neza. Abandi mwiriwe kuko isi igiye itandukanye, amasaha aratandukanye, kandi n'ibyo tubamo byinshi biratandukanye. Ushobora kukireba mu gitondo cyangwa se nimugoroba cyangwa mu gicamunsi, ntawamenya. Rero mbifurije kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Abatameze neza Imana iborohereze kandi barinde. Abanezere namwe mwirinde kurengera, mwibuke gusaba Imana kubarindira mu byiza mufite n'ibyo murimo, munibuka ko hari abatameze neza nabo mubasabira. Rero hamwe na Huguka Online TV ndabishimiye kandi ndabasuhuje. Mfite ibibazo bibiri nshaka kubabazaho tukabyunguranaho ibitekerezo. Yewe hari n'abazabasha kushobora ko twabiganiraho, tuzabiganiraho haba muri commentaire, haba mu kiganiro, ariko tuzanagikora turebe se ubundi bimeze bite, se byakabaye bimeze biti, ese ubundi abandi bamwe bo babifata bati. Rero ikibazo cya mbere ni ese wizera ko umwaka ubaho? Ese ni iki wumvaye ko cyagutera umwaku umunsi ukangirika? Ikindi cya kabiri, ese wowe iyo umuntu ukunda cyangwa ikintu wishimiraga ukibuze, iyo gipfuye ubyakira ute? Ese byo bituruka he? Ubifata ute? Ni gute ufata urupfu? Ese kandi ni gute ufata umwaku? Kuko urumva iyo bije mu mwaku hari bimwe abantu bagenda bizera ngo umuvumo ubaho, umuvumo abandi ntubaho, umwaku ukagenda ukura gutyo. Utunyamaswa tugiye dutandukanye dusuzuguritse abantu bumva ko dutera umwaku. Ibyo nibyo nshaka ko tuganira, mukatungura ibitekerezo kandi mugakora share na subscribe, ubundi tukabiganiraho. Murakoze cyane, ndabishimira kandi Imana ikomeze ibiteho.